Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Nizere ko muri amahoro, ni Pasiteri Marie Thérèse ugarutse, ngarutse kuvuga Imana. Ngarutse nzanye ubutumwa nahawe n'Uwiteka Imana Nyiringabo, arambwira ngo mbwire abantu yuko hari abantu bamwe bari mu mutuku. Bikaba bisobanuye ko bari mu mugayo w'Imana ndetse no mu mugayo w'isi. Imana impa urugero ku mabara atatu ariyo ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umutuku. Ayo mabara bakaba bakunze kuyakoresha bapima imikurire y'umwana. Iyo umwana aba ari mu cyatsi aba afite ubuzima bwiza. Iyo umwana ari kujya mu muhondo ubuzima bwe buba butangiye kuba bubi ndetse aba agomba gukurikiza amabwiriza y'ushinzwe ubuzima. Hanyuma yagera mu mutuku ho, aho ngaho biba ari ibyago, biba ari amakuba, ku buryo kuva muri uwo mutuku birashoboka ariko no kutawuvamo umuntu bikamuhitana nabyo birashoboka. Hano imbere yacu hari amabara menshi ariko ayo nifuza kuvugaho cyane ni ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umutuku. Dufashe urugero ku bimera, dufate ibishyimbo buri wese arabizi. Hari igihe umuntu atera ibishyimbo bikamera ari byiza ubona bifite ibara ry'icyatsi, ariko mu kanya gatoya mu minsi mike ukajya kubona ukabona amababi atangiye kuba umuhondo. Icyo gihe biba bimaze gutakaza icyo bita chlorophylle ituma ibibabi bikomeza kuba icyatsi kibisi. Iyo bimeze gutyo rero umuhinzi aba agomba kugira icyo akora byanga byakunda. Iyo hatagize igikorwa rero bya bishyimbo bihita noneho byinjira mu cyiciro cyo kuma. Ni nko kwinjira muri wa mutuku kandi icyo gihe byuma biteze. Umubyeyi wabyaye rero umwana aba agomba kurwana ishyaka ryo kugira ngo agumane ubuzima bwiza ariho hariya bari mu ibara ry'icyatsi kibisi. Iyo ageze mu muhondo aba agomba kurwana intambara yo kugira ngo asubire mu cyatsi kibisi. Iyo ageze mu mutuku nabwo aba agomba kurwana intambara kugira ngo arebe ko yamugarura mu muhondo, akazava mu muhondo asubira mu cyatsi kibisi. Ariko iyo yageze mu muhondo umubyeyi agaterera iyo, umwana biramuhitana uko byagenda kose, kuko ahita yinjira mu mutuku kandi uwo mutuku nyine udafite gikurikirana birangira gutya amateka akizinga. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Daniyeli, ni ibice 10 uhereye ku murongo wa 11 kugera ku wa 12. Haranditse ngo, arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Twongere dusome mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 37 uhereye ku murongo wa 1 kugera kuri 14. Haranditse ngo, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa,
anzengurukana aho yari yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira amagufa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Reka turekere andi magambo uze kuyasoma. Amagambo dusomye ni menshi ariko nagira ngo tuvuge ku Bisiraheli. Bakiri mu gihugu cyabo cya Isiraheli bari mu ibara ry'icyatsi, ariko batangira kugenda bava mu ibara ry'icyatsi bajya mu muhondo igihe basengaga ibigirwamana, igihe biyandurishaga ubusambanyi, igihe biyandurishaga ubwicanyi, igihe biyandurishaga kutumvira Uwiteka, igihe biyandurishaga ibyaha bitandukanye, ndetse Imana ikabatumaho abahanuzi batandukanye barimo ba Yesaya na ba Yeremiya, barimo na ba Zekariya na Habakuki ndetse n'abandi benshi, ariko imitima yabo irinangira, banga kumvira ijwi ry'Uwiteka, kugeza aho Uwiteka Imana yabonye ko nta garuriro, nibwo yabaretse bava mu muhondo baragenda bagera mu mutuku. Umutuku bawugezemo bahita bajyanwa i Babuloni. Imana irabareka rwose ngo bagende bajye i Babuloni, baba binjiye mu mutuku gutyo. Imana yirengagiza Yerusalemu yakundaga n'inzu y'Uwiteka Salomo yari yarubatse, irabireka bishwanyaguzwa n'Abakaludaya kubw'ibicumuro n'ibyaha by'Abisiraheli bacumuye ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Ariko Abanyarwanda baravuze ngo ntabapfira gushira. Muri uko kujyanwa mu mutuku habonetsemo ba Daniyeli na bagenzi be ndetse n'uyu Ezekiyeli n'abandi tutavuze, bakomeza kumva ko bakoze ibyaha bakava mu nshingano, bakava mu muhamagaro wabo, barangije baravuga bati nubwo twakoze ibyaha tukava mu gihugu cyacu, ariko ntabwo tuzongera ibyaha ku bindi. Niyo mpamvu Daniyeli na bagenzi be baravuze ngo ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'ibwami, banga kurya ibyo umwami yabategekeye, igaburo ry'ibwami, baravuga ngo nibabahe ibishyimbo n'amazi. Iki ni ikintu gikomeye, kwanga kurya ibiryo by'ibwami. Tekereza inyama yatekewe ibwami, tekereza ibirayi byatekewe ibwami, tekereza umugati w'ibwami, tekereza ibintu by'ibwami uko biba bimeze, warangiza ukabyanga kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo. Amafi asimburwa n'inkoko, inkoko zigasimburwa n'ihene, ihene zigasimburwa n'inka, mbese hari n'inyama z'ibindi tutanazi, ku buryo biba ari umunezero ndetse na firingi kuba ibwami. Baravuga bati twakoze ibyaha, ariko aho tugeze tugiye kwifata. Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu byageze n'aho ba Saduraka na Meshaki na Abedenego bajugunywa mu itanura ry'umuriro, bavuga bati ntabwo tuzagereka ibyaha ku bindi. Daniyeli atabwa mu rwobo rw'intare avuga ati sinzagereka ibyaha ku bindi, ntabwo nagira ibyo ba sogokuruza bakoze ngo nanjye ngerekeho ibyanjye, uwo muvumo ntabwo twazawukira. Batangiye gushishikarira gushaka Imana bundi bushya. Nuko Daniyeli Imana imwitegereje, ijuru rimwitegereje, ijuru riramukunda, ijuru riramwibuka,
ryibuka ubwoko bwe, Imana imutuma. Umva ukuntu yitwa mu gihugu cyo mu ijuru. Daniyeli, ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane. Haleluya. Yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane. Umugabo ukundwa cyane. Kuki Daniyeli ari umugabo ukundwa cyane? Icya mbere ni uko yanze kuyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Icya kabiri, yanze gusenga ibigirwamana we na bagenzi be, ibyo Nebukadinezari yari yakoze ngo bajye babiramya. Icya gatatu, ngo yatangiye gushishikarira gusobanukirwa iby'Imana nuko abakera babayeho n'icyo bakora, no gusoma ibyanditswe, kuko muri uku gusoma ibyanditswe nibwo yamenye neza ibyaha bya bene wabo, amenya n'igihe bategekewe bazamara i Babuloni, yuko ari imyaka 70, kandi muri iki gihe imyaka yari imaze kugenda irangira, basa naho bari gusoza igihano cyabo. Nuko yongeraho kwicisha bugufi imbere y'Imana, ngo nuko bituma amagambo ye yumvikana mu gihugu cyo mu ijuru. Nuko Imana iravuga iti, mugende muhumurize umugabo ukundwa witwa Daniyeli, mumubwire yuko numvise gusenga. Bakigera muri uyu mutuku rero, bamwe barishwe, abandi bagenda bicwa n'inzara n'inyota, ngo bagumwuma mu nzira. Ariko hari n'abandi bagumye mu cyatsi, nubwo bari bajyanywe, bageze n'i Babuloni bakomeza kuguma mu cyatsi, bakomeza kuvuga bati, hari Imana twizeye, hari Imana twiringiye, iyo ntago tuzajya kure yayo, ntago tuzaca ukubiri nayo kugeza dupfuye cyangwa tubayeho. Hari abandi rero tubonye muri Ezekiyeli ibice 37, ngo bo bari amagufa yumye rwose. Ariko ku bwa ba bandi bagumye mu cyatsi no gutakamba kwabo, byatumye Uwiteka Imana asanga Ezekiyeli, amujyana mu buryo bw'umwuka, amujyana muri kiriya kibaya cyari amagufa yumye, aribo Bisiraheli bari baratakaje ibyiringiro, batari bakiyumva ari abantu, bumvaga barataye agaciro, bumvaga bararetswe, ngo bari barabaye nk'amagufa yumye. Imana yacu itugirire neza. Bari muri wa mutuku, badashobora kumanuka ngo bajye mu muhondo, bategereje mbese ko bizarangira gutyo. Ariko ngo Uwiteka batumaho abwira Ezekiyeli ngo hanurira ayo magufa yongere asubire mu mwuka, aterweho imitsi, aterweho inyama, aterweho uruhu, yongere abeho, kugira ngo nzongere mbasubize mu gihugu cyabo, bazamenye ko ndi Uwiteka Imana ubagiriye ibambe n'imbabazi. Byarangiye rero Uwiteka Imana abagiriye ibambe n'imbabazi, abasubiza mu gihugu cyabo. Uwiteka arambwira ati, bwira abantu ko hari abantu bari mu mutuku kandi bari mu mugayo. Ese wowe nshuti yanjye uri kunyumva, uri mu cyatsi kibisi? Uri mu muhondo se? Uri mu mutuku se? Uri hehe muri iyi minsi ya none? None se ijuru rikwita nde? Rivuga ko uri umugabo ukundwa? Rivuga ko uri umugore ukundwa? Rivuga ko uri umusore ukundwa? Rivuga se ko uri umukobwa ukundwa? Rivuga se ko uri umwana ukundwa? Rikwita nde? Rivuga iki? Rikuvugaho iki? Ninde rigutumaho? Rigutumaho iki muri iyi minsi? Ese ntabwo waba uri mu mugayo mu gihe nk'iki ngiki? Abantu bo bashobora kukureba bakakwiyenzaho, bakakuvuga uko babyumva, uko bashatse kukwita bakakwita uko, bitewe n'uburyo bashaka kumera, n'uburyo bashaka ko
ugaragara mu bantu. Abo ntubiteho, ahubwo wite ku cyo Imana ikuvugaho kuko yo ireba mu mitima. Nshuti yanjye, uri mu kihe cyiciro? Mu cyatsi kibisi, mu muhondo, mu mutuku,